indani nyoko yikwishiza kuri so indani nyoko wa kigoryi indani nyoko wambabowe nundi munsi gisindi nda yawe none se wabwije abantu kuri indani nyoko nimba numvishe ririra mirake mwamukinye fundi guruka bro ni nyine wumve iri yakorwa no kwikubana iri umvaka ngubire Godfa umyotinze Jaskizo nanjye mvuge sinjya mbona nanjye riri uri kumva nyine sinjya mbona n'uburyo nabimusobanuriramo noneho riri ahantu abera umwana mwiza aza no gufata timu uri kumva timu bagura ibintu byitwa ariko uzi kuryoshya inkuru ko iyo timu ijya gusura Jacky ntahari ngewe uri kumva iyo timu ijya gusura Jacky bajyanye ibintu byinshi cyane imodoka yuzuye ibiribwa bro bavuga ngo bagiye kujya gusura umuntu warozwe uri kumva abona abavandimwe biwe wivuga ko timu Igo ni timu nyine abavandimwe biwe babiri baba mama babiri nibo basuye nakoresheje ijambo timu kugira ngo abo bavandimwe twaza mu kiganiro uzi no kuvuga ibintu byavugiye mu gikari mu kanabiganiro mu kazi ariko Jacky wareka ndeka ikigeje naga ari ubeshya numva kumaze kuba nk'iminota 5 yacecetse wareka nawe tukamwumva iminota 5 ariko iminota 5 ye nago yamvugiragamo baragenda batungurwa na Jacky kuba yarashatse abakozi babiri babahungu b'ibisore bamukandira no kwibara bamukandira ngwiki bamukandibire ubwo harabika ni harabika nyine nese Jay ubundi avuga iki kizi sibyo gwarabika umuntu ndeka ndahire bwa mbere n'ubwanyuma kara usharahira nejo uzarahira nejo uzongera mama Jacky yararwaye niyo ndahiro yiwe Jacky yararwaye constipation bisanzwe nyine by'umuntu ashobora kurwara constipation urumva nta bintu Jacky yigeze arwara nawe uzayirware no kuri si kubone indwara narwaye nawe uzayirware amarozi bampakiyemo nawe bazayegupakiyemo by'ikubyo 7 uribwe n'umubiri umubiri kurye utabaza uburu gutabara uri guhoza wambaye umubiri uri kwisi uzabona wambaye umubiri uri kwisi uzabona mu izina ry'Imana Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona ni izina ry'Imana Imana yumva amarira y'imfubyi kandi uzabibona uzabibona Jaskizo ubu bugomo bubwicanyi bukubamo umunsi umwe uzapfa uhagaze uri mu gutabara ngewe nashatse kumukura mu mihanda yaranamparabitse ngo namwatse uzabona mukoreshereza ubukwe bunabera iwanjye ngo mubaze ariko ndanyumvira n'ukuri kumana ase Godfather mubaze ngo bwabereye sango mubaze je nabukwe nakoze nabukwe nigeze nkora propozo twabonye nabukwe nigeze nkora nawe past is a past mubaze ngo byabereye he Godfather waretse kwemera je yuko arwanira muri background yanjye waretse kubimwemerera waretse kubimwemerera mubaze ngo byabereye je nago nziranye n'icyo kigoryi nago nziranye n'icyo kigoryi ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi Jaskizo siwacuruje ate hanyuma sibyo ngibyo ari kuvuga ngo byabereye iwe nago byari ugucuruza nago wacuruzaga byari business twari turimo motherfucker ibihe ibyo ari baravuga ngo byabereye iwe none se ya proposal yabereye iwe wari kubyaga se kuduhereza ntabwo ari kwanga kuduhereza location wari inshuti ya Steven ntabwo ari kwanga kuduhereza location wari inshuti ya Steven uranyumva neza kandi ikindi wari ukeneye gucuruza kubera yuko ngiyewe ntuma mucuruza mwabigoryi Godfather gazi mutapinze bari ko ibyo ngibyo byakuza gukira muri background yanjye abanere ifiniki bivuze aya wicecekesha cyane ariko utigeze umucecekesha kumanurira pano kahambe bataza kumanurira pano naho ya nago mpamba nawe uretse gato so gazi mwarike YFP hanyuma mutapinge screen kujya gukoresha amafaranga ngo faka bataza kumanura Jacky mutapinge na screen bataza kutumanura Jacky yasobanura ibintu ushobora kugira ngo ari mukore ko nyuma kaza gutanga yewe ndi mukurija na kwijana kwijana wambabowe nago nge ndi discipline nkawe nago ndi umugome nkawe nago ndi nyamaswa nkawe Jacky nabo umuntu ugira wa nyamaswa we nabo umuntu ugira bwabereye iwe mu rugo naga ubukwe ni ivi ryabereye iwe mu rugo kweko yari inshuti y'umugabo wanje uranyumva neza amwaka location arayimuha nago yari kuyimwima
ya propose ko nanjye ari kucuruza ari mu nyungu ziwe yarari mu nyungu ziwe waracuruzaga wangegeraho waracuruzaga babona bakandaho twagiye bakandeho abantu mwese mubona ko nagize umuntu wari uri mu bucuruzi wa mutsa wari uri mu bucuruzi rakindi mumbabarire mu nkandeho n'ubundi mumbabarire mu nkandeho Jacky rero urukumva Godfather thank you so much Mutoni thank you turaza kumenya umunyakuri twagiye urumva manje ntabwo ndi mwihangana ry'amakoini ngende mwihangana twagiye yuhinya mwihangana kuri kwani ku buzima bwanjye Jacky ndakwiyamye ku buzima bwanjye wangegera we naho muriye nawe nukeneye ikiganiro ukaba amafaranga nzakiguha ntabwo nzakikwima reka nkubwize ukuri newe wirirwa umamagara kwara iyo ugeze inaho wirirwa umamagara ushaka ibiganiro ceceka aho ngaho Jacky ceceka aho ngaho boro ceceka aho ngaho nakurugira we Jeskizo uri imbobo abantu baje bavuga ko yagize umuntu mu mukandeho ntuzamenye ikintu abantu mubona ko nagize umuntu mu mukandeho aho ngaho ntuzamenya n'ikintu cyakwishe wowe abantu baje mu mukandeho okay Jacky ndashaka kukubaza ikigoryi uri umugome uri inyamaswa barakubise iyo bakwica wa kigoryi Jacky ndashaka kukubaza ukwiriye gukubitwa inkoni nk'izakabwana ahubwo gakubitwa buri munsi Jacky ndashaka kukubaza wa murozi we Jeskizo uri umugome uri umurozi uri umwicanyi wanyishamagaza ariko ntacyo nzaba we Jeskizo wirirwa ukina muri background yanjye wirirwa ukina mu buzima bwanjye ukirwa wagize imyanya yanjye y'ibanga wangegera ukagenda ukiyambura ubumuntu ukambara isu ya kinyamaswa uri ingegera Jacky nyumva Jacky Imana nyagasani Jeskizo ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga wangegera ndakwanga wambabo ndakwanga wambabo ndakwanga muri buno buzima ntabwo ngiyewe nzigera nkunda umuntu ukinira mu buzima bwanjye nzigera nkunda umuntu ukinira muri background yawe abasamunyikandireho kabisa nkandeho dore ndi kuri 23 umva imyotinga nawe Jacky umva reka nkubwire rero uyu nguyu ririya mirake wikomeza kumuzana muri bino bintu by'amateshwa namenye yuko riri yamaye miliyoni yarayimaye abanyarwanda bahereje amafaranga arenze ya riri ndivuza ndakira ndanashimira Imana yuko nivuje ngakira umva nishyuye inzu sibigeze bansora mu nzu kubera abanyarwanda ndashimira Dumba ndashimira buri muntu wese barabizi neza abandi abarije barahari bakoze n'ibikorwa birenze ibyawe Jeskizo uri kwigamba ngo riri bamaye miliyoni n'abandi babarenza yiwe urumva nukagendera ku cyubahiro cy'abandi wamnuze wamutsawe nukagendera ku cyubahiro cy'abandi riri kumwe wabikoze se wabikoze nukagendera ku cyubahiro cy'abandi Jacky wewe wakoze iki vuga icyo wakoze navugira hejuru tuga mike yawe mani nsabi wari ibyo bintu wowe wafuze mike yawe thank you so much muceceke ukoresha comment Jacky reka gusakuza Jacky ntabwo nshaka kumyutinga mike yawe niko Godfather twumvikane gato ntabwo Jacky uvuga amasaha yose reka urundi avuge uyu Jacky hari ku isaha waturetse tukarwana ntabwo nshaka ibyo biri no sense man ntabwo twumvikane Jacky twumvikane ikintu kimwe hari ibintu Jeskizo uri kuvuga ibitari no sense no twumvikane aravuga akakureka ukavuga ariko wowe urashaka kuvuga Jeskizo yigeze amezi umwanya wo kuvuga ntabwo arimo avugiramo sawa nyine so tureke gato ya oya Godfather ntabwo ngende gufata sayidi base kakubwire Godfather ngusaba ikintu kimwe yego kangusaba ikintu kimwe wivuga ngo twimyutinge tureke njye na Kasuku turwana tureke oya reka tureke uri kwangerega kuzajya agaragara barakureba rega amatwi uravugira hejuru ukavuga ati reka tuza ntabwo nongera ndagabanya ijwi ariko tureke wituma rero twimyutinge ntabwo rero wavuga wenyine urose urugushyira ijwi hejuru uri ntavuge Jacky mwari wa FP munyandikiremo mutapinge screen twagiye reka twuve mugenzi wawe Jacky uyu Jacky uzi ko yagiye kwa Benovio mu rugo akazana inyo mu gitsina izina rya Yesu nganyumvira nokuri iryo ni isebanya none se reka kubaza Godfather umuntu yansebya gutya akamarika gutya nawe yambaye umubiri nawe icyo gitsina gifite yakabyanganya ku gitsina gore bro oya genda ufate ikiganiro Benovio yakoze no oya man
no, do not go there. Mbabare. Nawe nyumvira mari igitsina cyanjye kagera kagihara bikageza ngo Jacky igere nceceke. No. Yuhi. Thank you. Ongera ufungure mic yawe gato dogiteri bite nkomanura. So twumvikane J. Godva. Je uretse gato umusa. Hano nkurikiwe n'abana n'abandi bantu. Hamagara Benovio. That's not my business umusa. Kuri respect n'igitsina gore gira limite yo kwinjira muri private party ndagusabye. Hamagara Benovio wumve. It's okay ntabwo nshaka kubimenya no Benovio simuzi ariko nawe rero ntago ari bunsebereza imyanya yanjye ngo ceceke ariko ceceke gatoya. So J gerageza uyu n'umuntu mwabanye muziranye mwaririrwanaga nkuko muri kubitubwira ndagusabye niyo kuri we n'igitsina gore muri rusange ndagusaba ko utongera kujya muri private party woka byarawe. Ariko ibyo bintu byabere kwa Benovio byarabaye ariko nyine urukuba ntabwo twaba kwandagaza igitsina gore tugiye muri private party. So please bro uzi iyo ntambara kugira ngo nyihoshe. Iyo ntambara n'ubu ngubu iyo boro biri kuri YouTube byakizwe kugira ngo nyihoshe nuko Benovio yabanje gufunga. Kuko ibintu byabaye byari biteye ubwoba bro. No Jacky we umuntu wese wavuze ukuri kuri we aba agomba guhita avuga ngo nawe wamwatse igitsina. Yagiye avuga ngo na Benovio ngo yamwatse igitsina ngo niyo mpamvu yavuze. So ikintu kimwe ibyari biraha urimo kumva ndatekereza Jacky uremera ko J yagutabarije uri mu kaga ibyo bintu byarabaye yabyihorera ariko sensubiza sheri turi kuganira byarabaye yafashe telefone umutima mukomanga iyo miliyoni ari kwitwaza riri pupe abanyarwanda bohereje arenze miliyoni imwe urumva kandi naravuwe ndakira isoni urimo kubeshyira uharabika igitsina cyanjye reka Godifa ariko suvuze icyo amanje ko ndi kugusaba manza ariko siko mwavuze ngo aratananye nkababaza ihangane buretse aho ngari uroroshya amakano kandi sebejwe nandagajwe hano undebe munyumvire ahantu harimo harassment buretse gato namusabye kuri terere ya jambo munza yuko n'abantu barimo munza yuko n'abantu bari si wakwihanganye gato kanyumva gato wakwihanganye gato. So icyo ndi kubaza ni iki ngiki ariko wibuka ko tumu turavuga n'umusazi buretse gato buretse gato. So umusazi ari wowe Jacky J nk'umuntu mwari muziranye umutima waramukomanza arara ijoro ajya kugutabariza ubona miliyoni y'amanyarwanda byarabaye. Yageze ate yafashe telefone ye akimenya kurwaye abona ukeneye ubufasha afata telefone ye ajya kugutabariza baguhereza miliyoni y'amanyarwanda. Urashaka ko ngusubiza? Yego. Kuba byarabaye nta gitangaza nta byadanje. Ngusubiza? Yego. Ushaka ko ngusubiza se? Yego. Se yabikoreye kuri YouTube channel ye. Kandi avuga ko yafashe telefone agahamagara uretse gato. Si turi kuvugana se nge nawe. Se yabikoreye kuri YouTube channel ye. Ntabwo ari kuri YouTube channel ye yahamagaye kuri telefone. Yakoze ikiganiro kuri YouTube channel yiwe tuganire gato. Sibyo? Erega umuntu tumo turavuga ari hano humura. Ari hano uretse gato. Arahari nyine, arahari. Jacky tugende gato ya muri cyo kwishyira nk'uburakari. Nanjye ndi kugusubiza rega, ndi kugusubiza. Oya ndi kukubaza. Tutureke bya YouTube. Yafashe telefone. Reka ngusubize neza cyane ngiyo ntabwo. Kumbara kuri YouTube nakubajije. Yafashe telefone. Oya ntabwo nemera ko mungira ikigoryi jewe. Ntabwo nemera ko mungira ikigoryi, no sense. Yafashe telefone aragutabariza ubona ubufasha bwa miliyoni. Nakubwiye ngo usubize urabyanga. Subiza oya nsubiza. Reka rero ngusubize ngiye mu buryo bwanjye mbyumvamo kandi nagaraga. Yego. Sibyo? Yego. Jeskizo numvugiramo. Naguvugiramo. Jeskizo yakoze ikiganiro. Urumva? Aravuga nkuko nabandi bose bagikoze. Anabariza kuko n'abanyarwanda barantabarije. Sibyo? Man ababonye ikiganiro cya Jeskizo nkuko bagiye bakabona n'ibindi byose biri gucicikana ngo Jacky yenda gupfa reka abantu dutabare yari inshuti ya Riri Pupe bavuganye bamuza ku murongo wa WhatsApp. Ndayibaza neza yuko Riri Pupe atabonye ibya Jeskizo gusanga ari byo ngo byamukuruye ngo byamukweze ngo akajya gufasha Jacky. Ndabizi neza yuko Riri Pupe yabibonaga biri gucicikana kuko n'ukuntu twavuganye kuri telefone ndabyibuka amagambo twavuganye turi batatu ntayasubiramo. Sibyo?
riri pupe muramamagara muri batatu mumuza kumuro muri babiri mumuza kumurongo tuba batatu turavugana riri pupe arambaza atukeneye ubufasha bumeze gute ndambwa ati rero ngiyewe ndimo ndivuza sindakira byari binamaze n'igihe byari ibintu bimaze n'igihe rwose Jacky yararembye rwose riri pupe abagize ate anyohereza amafaranga nkuko nabandi bose banyohereje amafaranga ariko se iryo jambo nkuko nabandi waritetse nkuko nabandi bose barikoze no sense ako iki kigore kirinyura bro nago nabura kuvugisha ukuri nago mwangira ibigoryi uranyumva neza mfata abandi bose bambaca amazi batabaye ubuzima bwanjye ngo nubahere riri pupe wenyine why not why not komeza why not Godfather ngira ngo uri murumva why not bro ngira fata ngo uri abantu murumva batumba mbaca amazi fata abantu bakana kambaca amazi ngo ndimo ndubahere riri pupe wenyine why not komeza ndakumva bro fata aba diaspora bari mu bihugu no mu bihugu nguteze amatwi batagera kumamagara ari kunkurikirana hanga ngo ceceke abantu bose bo mu bihugu bitandukanye Bumvise ko abantu bamara kugira inama. abanyarwanda bari hano mu Rwanda bafate baca amazi abaganga bagitayeho bafate baca amazi ngo ndi kubaha riri pupe wenyine why not why not why not Jakuzongera ukene bro reka nkubwize kuri Jeskizo ngewe niyo nakena sinzigera nsabisha ibitutsi cyangwa sinzigera ngo umukombanyo warunaka kugira ngo nze nsenye izina ry'umuntu cyangwa nze nsenya ubuzima bw'umuntu ngewe ngo ngere ku rwego nk'urwaye wanjye geraho ariko uransiti jara mwana Godfather uransiti jara niba ari nirwanaho mpaka nge nirwanye ku myaka 12 yanjye kugeza na nisa nirwana sinzigera bo mutindi nka wanjye geraho niba yahageze mu munzamurire Murewerazi munzamurire sinzigera bo mutindi nkawe Jacky mama tijara kama upo sinzigera bo mutindi nkawe sabisha ibitutsi Jacky urira ku bitutsi Okay, tubirangize gutya. Tubirangize gutya. Utagiye hariya ngo usebye abantu ubatuke ku bitsina no ku biki wallahi nago wanje. Ndabona udashaka conclusion no uvuga ngo n'amafaranga wagaye amafaranga watse kwemera ko yahawe. Godfather. Uretse gato bro wamwumvise. Niba mu by'ukuri ushobora kuvuga ko amafaranga wahawe na ntuza nani Jacky. Wayahawe amafaranga wahawe na la Miracle. Sibyo? Ikintu cyari cyuriho ntabwo tuvuze ngo uretse gushimira abandi ariko wari kwemera niba Kasuku yarafashe telefone akamuhamagara kana gushyira kuri koro ukabona ubwo bufasha nicyo nashaka hari impamvu ari tujye kubaza kira kibazo impamvu nari mbikubajije Jacky no kuvuga ngo niba Kasuku nk'umuntu bari muziranye urimo kunyumva cyangwa wagiye ubona kwatsuka mwima oya buretse gato yagiye kuri telefone Jacky ntabwo Jacky bari kunyumva baracecetse oya riwa go Gazi mutapigira tamano niba mu twari tuziranye wanamwatsa kanya ndakumva Godfather Godfather ubu cyo nakubwiraga uranyumva ubu ngubu Godfather sinzi ikigo gikiri kunesha umutwe pe kiboroke ngiye kuboroka umuntu agaruka uboroke mutapinge screen ariko mukande ku bantu iko kwa magifta eko barimo ndakureba chef God bless you wakoze mutapinge kandi nanjye ndebe ko nava ko ngiye bari gusaba yuhi komera cyane abantu hano bararakaye uziko no guca intambara bari kwisabira amakoyini yuhi komera cyane rwose bunyikandire bona bro uziko muri zungura bari kwisabira amakoyini Godfather twavugana tutayirimo muceceke ariko saba ngababona amakoyini ndabagira mu myuti Godfather basika ngusaba ikintu kimwe ubicyo ngiye gusaba sheri impamvu nari gusaba kiriya kintu ibintu bitwara gakeya Jacky impamvu nari nkubajije kiriya kintu ni iyi nk'umuntu mwahuye umva nkubwire nesa ongera rimwe gato ifungure bake nkumanure uri mwakwihangana ko ngiye kubaza ko tugiye gufata amakoyini mu kanya ko tugiye kuziruguta mwakwihanganye gatoya koko ini minute
minute amasegonda guys mutapinge screen ariko se benda ari sinari mubonye hano turaje tuzira